wabugome wendera begu mugome tukatsindwa nimo Yesuwe shiri umezutu mwana we ngurize Alo umva ruga mwana we tabara nukuri tabara mwana nguru tabara durashari wo wagize ikibazo ngwino wanyura bimenye uhageze mwana we buretse ndamuhamagara kaza n'imodoka uri umeze ute tuguka mazi zugukunda gusho umurana hamagara ukamba sibyo mugwe ngo umeze ute simwa Let's go. You do the fail. What's your bonus? Deborah must move. Deborah must change our room. No, Mr. I recognize it. Bikagaragaye ko mwamutoje nabi mwamureze nabi nta discipline nka mushiki wawe yakora ibi bintu ngene tugana muri sabo hakudura imbuze time nice muri kitchen yawe urabegise ko no guteka byari nitekere imigiye kirekire uritekera agashimishwa no kuri ibyo natetse bro biraryoshye bimeze gusa nyine umugore aratomboye washazaza ariko gusa mfite amatsiko mushiki wawe narongorwa mfite amatsiko uzisanga ati bimeze bihagaze biti kuko urazubaka urugo nyine sister sinamunegura uri inshuti yanjye reka me n'umuciri reka nkubwire nanjye buriya arantama cyane jya mureba utuntu bayikora kandi nawe imyaka yibitseho abahise uyu nguyu yageze ku myaka atari yamenya ngo gukora iki kirako iki ntigikwiriye hari ngo bizamera bite ariko nkamubwira ariko naho aho bigeze arakuze nawe azihitira gusura umuntu w'umugabo erega aha ni iwanjye ngomba kubikora ni wawe yes ntabikora mbona ibintu byanjye byangirika se noneho amaze iki muri urugo amaze iki ajya ryame ko nawe murera na ntese muri erega kuzasuka ntabwo ari umukire mwamumara iki se mu buto bwe yewe bariya akiri muto yari umwana wumva akanambira akanibwiriza sister ni mwiza pe ariko umutwe niyo wa mbere Deborah bitese abite hako mwabasaza ubu kuko mwabuze ibyo muganira mutaganire Deborah gutura bake ko wakahungu kuruhara rumeze mu rwabuze amatindi je uramvuga nta soni waba mwabuze ibyo muvuga Deborah nta soni reka mubwire niba ari byo biba byakuzanyaga buri gihe uhuza akarengaga uje gutikura ntuzandongore noneho nutanongora suragira ngo uburi se ngenda gukeneye Deborah umva nta nubwo nakwemera niba utabizi ubimenye bindagahara nyine n'ukwivuza Deborah ni wowe bivuga cyangwa ni ntundi Deborah abantu buriye nese iki kiba kimuzanyanga uratinyuka nta soni warambyaye ubugambo ariko se umugore umusore uri giki ariko hakuri kinyabibiri sorry bavuga ibigoramye imere karakara sibyo se abatindi ntimugura ubushashwa Deborah kabikiriza ngaho kucyari kumvuga nawe ukabyemera ko bro kucyari kumvuga nawe ukabyemuka mu mwanya ese ibyo avuga nabwo ari ukuri ibihise ubusubira kure ko ngewe nzahajyana mu gikoni mwoza ibyo ngo uri hari ugaramye umuntu uza gusa hanyuma kadogo se umwirukana wari uzi ko ari ndi uzabikora ngewe wowe ukora iki ndi umukozi wawe uzajya ugarama hano gusa ugire gusa utimazi nta kindi njye nakubwiye ko akazi ko mu rugo ntagashobora ni wowe wirukanye kadogo uragashoboye nyine gakora hanyuma wowe nguhe gasopo
ntuzongere n'undi munsi garukiza ngaho vana sohoka mva ngaho ntaho ngiye reka mwiyana Deborah nzakuramburaho ikiganza cyanjye ngo kubite uri mushiki wanjye ari umuvandimwe ndeba hano nzashwane nawe saramamagaye alo Egwe umva Chris wanditse Wake. Nari bidashaje. Ndakara nyine ndibonye. Ikimbabaza mama ajya gupfa. Yarame ngo nzite kuri gashiki kanjye. Ariko ibintu ari kunkora. Uganda gukunda inshuti yanjye. Ntabwo narakarira Deborah nahise nakurakarira. Ariko humura iyo ntabwo byandakaza mushikire ndamuzi ntabwo irangire hano oya reka twiha amahoro komeza akazi cyareka gufashe ndumva urakaye reka nayenze imirimo seriously nari nshoje hazigaye n'umwe reka gusa nyine office nibyara nakonje ko gushaka akantu gashyushye yaje ngo twiganire ndabona ufite irongo nta kibazo umeze ute se ndashima Imana kabisa ukonje umeze nabi arakonje cyane umeze nabi pe naka kavura ariko kamaze iminsi kagwa Nese papa wenda ntago ari kwinjirira ngo ntugaye ariko buriya guha umugisha Rugamba ntago ruriya use mwana wanjye reka nkubwiza ukuri ngiye kukubwiza ukuri umuntu mukuru nka papa wawe Rugamba niwe wihitiramo Rugamba yazana umusazi yazana iki yazana umurozi yazana umwicanyi icyangombwa nuko namubwiye nkamugira inama y'ukuri arabwira nti wahisemo ugomba kumenya uwo muzabana iteka ryose namugiriye inama ni umuntu mukuru arakuze afite imyaka ihagije yari afite n'undi mugore mbere ikindi cya kabiri buriya ntawe utandukanye cy'Imana yateranyije buriya n'Imana wenda yabishatse ntawe wabimenye papa ntago ari Imana yabishatse ntago ari Imana yabishatse pe ndabikubwiye uriya mukobwa afite ibintu yahaye Rugamba si gusa simbizi ariko yewe ndavuga ibyo ku bwanjye uko mbibona nese uko iyo babonye ubona kuko baberanye tuvugisha ukuri baraberanye none se ko atari kimwe na bya bindi bya kera ngo nzajye kumusabira nzajye kumurambagiriza niwe ugomba kwihitiramo nk'ubu nshobora kukugira inama wabwira ni mwana wanjye reka iki ngiki reka iki ngiki reka iki ngiki wagikomeza ikizakubaho ntabwo bizantangaza nzaba naragugiriye inama z'umubyeyi uko umubyeyi agomba kugira inama umwana niba nkubujije ikintu ugakomeza ukagikora nzakubwira nti bo komeza urugendo rwawe ariko ingaruka uzabibona uzavuga uti papa yari yarambujije nese papa ko nakuganirije nakubwira ko Neri ariwe mukazana mwiza kuko ibyo byose wigeze bimubwira naramwicaje hasi ndamubwira arambwira ati papa yewe ntibishoboka kuri Neri ntibishoboka uwanjye nahisemo ni Glory nagira n'ikindi reka nkubwire Rugamba sicuza ahombye umukobwa w'umunyabwenge mu buryo atazi umukobwa umukunda ufite urukundo nyarwo bira bintu yigize uzabureba
yaba ari nka bimwe bya kera umuntu yarambagirizaga umwana akagira ate akamutoranyiriza ntakabikoze ariko noneho ntibibaho niwe ugomba guca muri iyo nzira akanyura aha akanyura aha icyangombwa nuko namubwiye ababwira ni mwana wanjye inzira wahisemo ni nziza arambwira ati ni nziza ntuzaregrete igihe hahindutse ibintu none nakora iki kintu ngaho ngira inama nawe nari mwicaje ndamubwira arabizi azi icyo akora ariko ngiye byanesheje umutwe mbese ukubeshye ndakumva we byarakubabaje ariko gerageza noneho gucururuka gerageza gucururuka we kujya winjira mu bintu by'abandi iriya ni afere y'indi ni afere y'umuntu uri ejo bundi ngewe ahubwo ku bwanjye nakubwira ukazamusaba imbabazi muraho yemwe muraho amakuru uraho shanga karibu sema musaza wanjye muraho karibu amakuru y'iminsi turaho mwisanyiriza wanjye mwiza muraho neza shanga iminsi myinshi kuba twanzira kandi mba mbibutse karibu bana abakumbuye ntaza karibu umuntu abambwira amakuru yiwe niko se muraho turashima tumeze neza nuko natwe turaho n'ukuri turashima Imana nari mbakumbuye cyane ariko oya nibyo nanjye nuko nari mukumbuye yego ejo bundi nibwo navuganaga n'uyu mwana amubwira tukuvuga yego ahubwo ntuzanapfa rwose iyo mumvuga buriya mba ndi mu nzira nanjye sheri meze neza Narida papa ntabwo dusoje rero kuganira tuzongera dukomereze kuko ndagushaka ndahari rwose ndahari tuwaza n'iki se sha reka mbenganira musaza wanjye ntacyo turavugana sheri kandi urakoze musema hari hashize iminsi ariko shaka uko ngize amusanga wahinduye design abakobwa we uzi ko ngewe mperuka gusasa cyagiye winkorera nuko ngo iyo ninjiye mu mashuka ninjiramo gutya najya kuvamo nyine nkabamo gutyo shiri ukora byahita ngo nugusasisha ibirenge aha ni nk'ibyo mbese koko cyane ese kuki Deborah atagusasira yego ko Deborah baravuga ngo nakoze na Deborah none rani shitani oya sister wawe shiri ariko buriya kankubwire Deborah ashyigikiwe na Neri kandi Neri ndashaka ko amvira mu buzima Neri we wimuvuga Neri noneho uravuga ukavugana Neri uriya si umuntu pe mbega umuntu w'umugome ngo nawe ajya kuba umugore wanjye reba tegeza ngo kuko ari nawe Deborah ngo yifuza ko ngo reba kuntu yanise uyu nguyu cyagiye yaramwishe usiko habuze gatoya usiko gururiya wari umubuze burundu Glory ihangane ngiye gukura mu nzira uzubu wanjye noneho abavuga noneho ikibyimbi kimeneke yego ni ukuri nibyo byiza bwo mugire vuba mukora ubukwe ibintu bigende neza sibyo bro nawe ugenda umubi ruhande sibyo muri kuriya mukobwa w'umugome afite umutima wagira ngo bamukibuno n'ukuri sha ari sheri nari ndabyifuza ndifuza ko wagira vuba tukaba Chérie soon enough turushyira mu bikorwa kandi trust me urakoze cyane ukuri nifuza kubona ndi hafi yawe ziriya ntambara zose zigashira gusa ikindi ntabwo nabura sinjya mvuga umuntu agiye ariko ndagushimira Alice ari inshuti nziza Alice ni imfura cyane kandi uyu mubano wanyu uzakomeza kuko ikintu cyatandukanye mba ntago nta hantu wajya nukuri sha ndabona amasaha yamfashe royashimye ko se weho ushaka kugenda reka ngende uragira ngo bamuraze hanze cyari kare ugira ngo uriya mukobwa ntiyoroshye uziko yanamukingirana kamuraza hanze nubwo ari yakumana umuntu utamenya ko ari wanjye ariko it's okay
reka ngende sheri ni igihe gito bikarangira tubana ntabwo bizongera kukubaho baby ni ugusenga cyane pe I love you too so reka ngende Alice thank you muherekeze pe sibyo cyase nimuherekeza gutandukana nawe ndabishobora oya ntabwo tumukeneye cyangwa okay reka mbabwire reka ngende nta kibazo sheri genda utaza kuko gutinda wewe wamutinza kandi rero akira wakoze kunsura wakoze kwakira nanjye nzaza nkwishyure sheri karibu se sha ugira n'ibyo unkorera kandi wiyiteho yeah sure okay bye bye mbega umuti kuri romantike amahoro ariko ni amahoro n'umukuru shanga numvaga ngukumbuye yego ngukumbuye cyane shana nanjye nari mbakumbuye cyane pe cyane ariko akazi karadufashe ariko nyine iyi si uyu munsi niko imeze oya nta kundi mwese akazi ni akazi ni ugushakisha nibwo buzima urabona ko yahisemo neza yahisemo neza amigwera nawe arabimvugira ariko nakumvuye nawe rero yahisemo neza ngende mu mabenye Shanga. karame mu by'ukuri nishimiye kukwereka shaje wanjye w'ejo hazaza yo yitwa Gloria yego ubu ngubu niwe turi mu rukundo kandi nifuza ko bishobotse Imana ibishatse yego twebwe turasaba Imana igashyiraho akadomo Imana ibishatse numva rero ariho twakomezanya mu buzima bwanjye shigaje kubaho ni ukuri mukazana ni mwiza warasa neza wahisemo neza ni ukuri mwana wanjye Rugamba rero ni ukuri muzagira urugo rwiza muzabyare hungu na kobwa imigisha yose ituruka kuri Yesu Kristo ni ukuri ibasendereho mana yanjye icyaba kibi cyose mba kizaca hirya yanyu iyo Ni migisha ukuri, irakenewe muzagira urugo rwiza ni ukuri nicyo nifuza nk'umubyeyi nicyo mbifuriza mwana wanjye ati buriya Yego. njye nzaba pari ubona ko tujya kungana twese dufite uduhara Yego. waraje nawe ubu turi yes ngomba kuba pari ariko mu by'urwenya Migwere agomba kuba ari buryo bwanjye ko bizagenda kose cyane ngenda shaka pari nta nijye ubyisabiye ndabona imvi zimaze kuba uruyenzi nawe ni ukuri nta kibazo ni ukuri ibyiza byose mwifuza bizabagereho oya ngereka mbabwiza ukuri tuzabyina miziki miziki hazashya tuzatigisa imibiri umva tuzakura buri kimwe kuri pe ngiye nkunda hari indirimbo za kumani nkunda zani bitandomboro yego irandomboro ya solo zile za zamani kabisa zile za zamani sana yego urabona ko dufite n'amandevu meza tuzabyina bizababera iyi couple ngenyere inyuma nzabagwe inyuma ni ukuri cyangwa mbagwe n'imbere aho mushaka nzagwa aho mushaka nanjye bari inyuma rwose keretse icyo mutazashaka abana banjye ni ukuri urakoze cyane kuvugisha ubusabe shangazi yego ni ukuri mwubake urugo rwiza mana ruzakomere mbese nicyo mbifuriza mami nanjye nabishimiye urakoze cyane shiri nanjye nakwishimiye umwana wanjye mwiza Miguel nawe ndamwishimiye cyane ikise kandi Deborah mwana wanjye ufite icyo kibazo ntacyo pe narese ntabwo mwishimiye ko nanjye najya mu kiganiro mu kiraro ko wicaye hagati y'umugabo n'umugore bimeze bite mwana wawe ariko utayivuga gutyo koko ngo iki ni iki uyu urabona ari umugore yawe wawe urasiga nta soni koko Deborah orohamo kuri inshuro ntabwo ndi bwihanganire ese mwana we niba gutuje uruki sa buryo ko mbere ukuri muzima wahindutse ute koko ako sita kuko ibi bintu urabishyigikiye ni ikihe kibazo kiri munsi ibintu kuba nicaye hagati ni ikimenyetso kigaragaza ko batazakora uvuze ngo iki we Deborah yabona have sigaho Rugamba mwana wanjye sigaho kabyara please baby
ibaba we ibaba we bro ugiye kunkubita kubera uyu nguyu kubera uyu nguyu sawa niko Deborah urabona ibyo utangiye kuzana muri uyu muryango Deborah ndavuze ngo mubare 3 uhagurutse aho ngaho uyu reka mubaze uyu ni icyarushane Deborah bro koko please iyo ndero ni bwoko kimwana uvugisha ukuri iyo ndero ni bwoko kiko Deborah akoze ta koko uricaye bari kukubwira ibintu wabiteza amatwi nawe ushimye uyu nguyu reka nkubwire ibi ntabwo bizashoboka kubwira akantu gatoya bave hagati ngira nawe turaganira ku ruhande ni ukuri kandi nyubaha ibitagenda neza tuzabikemura se Deborah unyangira shangazi inanga niyo uvuze simba ndi kuvugana nawe nijya vuguza ubuceceke umukobwa ko mbona umukobwa yahindutse ryari shangazi ngiye ubwira ikintu kimwe mbabarira ubwire uyu mukobwa Deborah ave hagati yawe cyangwa se murambere w'ikiganza cyanjye uyasiga we Deborah we toka sheri hoya sheri